mubi mfura yanjye karame papa so utabisha amaguru nk'imbwa oya naye nyiri gushaka agashati nakambara ukosha wambara nanjye ishati kubera kuva ryari mubi twambara gusa imfura sigenda nkase imfura igenda nkase imfura tegereza ibasanya yawe wa mugabo ntabwo igenda nkase kuramo ishati yanjye cyo gisigamo inda n'ikizani no gukaraba kuramo usubungu ibi ngibi nibyo warumamagariye ubura urebye mu myenda yawe utunza uburamo n'umwaka kwambara uti ndambara na ubizi utari ishati ari niyawe uyu ishati ubura kuva ryari burya umuntu ari gusaza burya sibira umufana wa Rayon kuva ryari none se ngende umufana wa Rayon no ishati ubura wayikuye he kagusa ni bari bingi warumamagariye niyo umva ryabyimbye umugire nyo kwandikisha mu rutanye usora nk'abandi bose ariko iri kiri byimba uri nujya kuntesha umutwe ngiye ujya kuvuga moteri yanjye n'ishati yawe ugumva wakururumbye rero urizandigabo umeze nka kibwa yapakiye nse kwambara ishati yawe imfura sigenda nkase kandi kwambara ibintu byawe ngewe akurura ndumubwira ngo toka ngiye mbwira niba waruje kumara bikangangiye nigendere nuko oya umubi wigenda sibyo nubundi karagaciye muri gahunda baravuga sha uri kubyumva se ngo umwana uzaba umugabo abyuka yegera ipantaro yase ariko uzaba ikibwa abyuka bazanye na tema ndambara iki numva rero matanze kuzaba umugabo niyo mpamvu ubona nyine ubundi rero ndayo tujya inama mu kabari yatujyana nako mu gusenga yatujyana ubwo no kujya inama ubwo waje nyine reka buryo wazanye ubwanwa tayari ubwanwa bwagiye cyane rwose usigaye no kuzabireka kwiyogoshesha nka saruhara sibyo ibi ngibi batamenya terora n'umwana wa pasiteri ngubu tunyuze mu nzira bakabona ngewe nawe ninde waba ufite kwafi igaragara nk'iyabarara ko ngenza yakubwiriza muri Zimbabwe ejo bundi nkamukuzanyina nabahaye bati apotre Manasa haguruka bwirize undi mirongo ngimanukure mbabwirize bihane batura amaturo nzane nanyu gupakira muri yinda ubyibuhe njye tubireka kwanza rero mu burabizi igisebo cyanjye nicyo gisebo cyawe igisebo cyacu ngisebo cya mushiki wawe uriye ndambwiye igisebo cya mushiki wawe n'igisebo cy'umuryango muri rusange ndabyumva ngira inama rero habaye iki se kandi mushiki wawe ugukurikira nzi ko arafite ubukwe ndamubona kabisa n'ubu ndetse abaturanyi bazi ko ubukwe burahari ariko rwose papa rero wenda naguciye mu ijambo ariko mushiki wanjye wenda ntawanga ibyo binuka kora mukobwa ntago ari mwiza ku buryo twajya kugenda gutesha mukobwa wanjye ndyo mwibyare ndamuzi yakuze neza usibya ingesi imwe kunyara kuriri akundi ari umuntu wiyubaye n'umuntu wiyubashye none se urumva iyo ngeso ari uwe mugabo wayihanganiye umuntu wayihanganiye ubuse no kugenda bicikaho kandi avuze ko nyirasenge yazanye akamuganiriza akamuha n'imiti y'ibyatsi bahonda bakayegeranya kuko nyarakuririza ibihinduka akajya nyarige biri ngombwa none se ikintu kindi ngende kwibaza mama wacu ko yari mwiza yari icyuki ewana turukaga hari umugore wanjye nkavuga ni dore indererwamo imurikira rubanda rwose ni mama wanjye abranya ko yari mwiza sha none se ikibazo uriya mushiki wanjye yakurikije mama cyane nyine mu ndeshyo ni mama ni mama we neza ariko byagera ku isura isura ameze nk'ibishyimba byagaye umunyu urumva nyine ikimukurayo ni indeshyo nuko yateye kuri anafite bura buntu bimeze bwa kayote ibyo omwe ariko nanone imigirire no mu mutwe ni zero bo rero wenda kuntu giye ikintu nakugiraho inama aho ngaho uyingi nawe yigirira mubi kumva ngo mushiki we yatorongeye ni igisebo kuri wowe oya byaramurenze nyine aratorongera kandi turi kurwanya yuko iyi quartier cyangwa aka gace bamwe ko twagize ubukwe bakatubengera umwana kuko no gutorongera kureba bashobora kugira ngo ni nibirozerega byarateye kuko baramutorongera none uriya nsaba imana se ejo ndavuye upagase kibungo byagenze bite na umwana we ngo nawe ngo nuko nguko byagenze neza ubukwe ngo bupfa agiye kwinjira mu muryango noneho abanyekibungo bari bamuhigiye ngo uraduhemukiye nawe ntabwo uzashingira tayari mbo ikintu giye rero numva twakora yego ntabwo se twamuhereza murumuna we tekereza umbwire murumuna we kukanura kumva gute tumuhaye murumuna we ariko ushaka nkwereka sha murumuna we n'ubundi ejo sinzi ukuntu nari kwicishwa ku cyumba cy'inumba kurara kuri telefone za sheri za shushu ndanahitinzwe ye numva bayatokombe yashyushye busafuriya yacamutse mu pasta yabitse umuriro bubati none kano gakobwa umenya gatangiye gushyuha koko kamaze gukura urumva rero tume murumuna we sha ntabwo twaduhiye murumuna we wenda murumuna we ariko we nibyo kandi urabona ko
murumuna wa mushiki wanjye urabona ko cyangwa mushiki wanjye urabona ukuntu afite ubwiza buyunguruye. Reka nubwo ari mugufi we ni mwiza kuri umukobwa abantu bose ikintu barebaho ni mu maso. Bana ntabwo ari inzobe ntabwo yigeze nitukuza. Wenda nubwo ari mugufi ariko ya ureba mu maso anaseka neza tayari. Bihita bihura neza. Ariko burya nuko umuco wacitse nanyu mbona namwirongorera. Si bibazo. Oya nako namuhundi mu. Rero ngiye sinzi ibi virus biri kujya mu bagabo b'iki gihe. Yigishwe karagaciye mu none utekereza ibyo bintu. Oya gacishwemo inkota. Nusungu ngo bugende mu ngende gicu. Oya nukuri kwimana nje wanatumana nako. Oya wigenda. Nyine nanyivuga umukobwa wanjye kunari mwiza. Ariko umukobwa wanjye ni mwiza. Urabona ukuntu atenga igitunguru cy'ikijumba noneho. None yagera hepfo urabona ko ibiguru nabyo ni ibitesi. Kubyumva yatambuka gusa abantu bose usanga bari gukanura amaso mureba tudodo umukobwa pastor ukuntu agenda. Sha nakubeshya uriya baramurongora ndagaswe. Mva mzee wiriwe nakubaza se mzee kari wowe muntu ushaje ukabuza ibintu byose buri mukobwa aramutse akubwiye ngo mukundane kandi utabishaka agashaka nuko wamugira umudamu utabishaka wakora iki ngira inama uri bungire nk'umuntu ushaje niyo ndi bukurikize umwana wakinwe yego none we baramurongoye baramurongora ndi kubona ubukwe ngiye gutya ubukwe noneho ngewe musagaza ha basaza bavuga turya keke sha nanjye ndi kubona mitamutambuka namusohokanye kwa kundi musaza tugenda gutya neza tugenda none nanjye pastor nicanga bamunyambika yego abantu byumve ubukwe baramurongoyesha genda mubwira se reka mubwira se hano ibintu tuzi tubikubise ubundi wiheze gato reka mbikorera uzumva baramurongwera none we yego barakurongoyesha ubundi kubyara neza ni ukwicungura plan A yanga fata plan B kiko cyangwa cyakindi ubwo ruzura nguranshoboye wowe nguratorotse uragiye wanze ngo kumushyingira wo nshaka kanshyingire muri umuna wawe bamurongore mu kimbo cyawe ndiye kutazahera kwisi nzage gicucu kizansanga hano none mubwira banguke sha kurongora sha yego sha gahungu no sha yego sha papa wishimye nishimye buretse kwicara sha buretse kwicara mureba yakugendekeye utese papa wowe ndabyiruye sha gutya genda ikinyuma hindukira ndebe yego sha wajya n'ibyiga byo ku mashuri ninjye pastor wabyaye ndarera Imana irakuza ubwabyo gusa ukigenda gusa tuba ngo mukobwa nuwande nuwa Apotre Manase wabaye iki se kandi nishimye sha barakurongora nabibonye sha barakurongora n'izira itaranga ubwire neza barakurongora sha nkubwire rero buriya rero ikintu kinshimisha no kubona nicanye n'umukobwa wanjye bucura bwanjye hanyuma rero ntunkunda se mwana ndagukunda mfite igitekerezo rero byagenze ukunda ukuri cyane ku buryo hari kigiye kuba cyambangamira cyansiga isura mbi wandwanira mwana wanjye ariko nkagumana icyubahiro cyanjye niyo yaba ari uguca mu itanura pe nabikora utyo buriya sha rowasoka bona muheto none se bibaye ngombwa iryo tana tukarireka haba ukagira ahantu ujya mu gihe gitoya cyane ariko kuyongera ngumana icyubahiro cyanjye nabyo wabishobora ahantu njya gatoya guse nkahehe papa umva nawe nyine icyo ushaka kuvuga mukuru wawe sinuzi ko amaze icyumweru ataba hano ndabizi impamvu se urayizi yamujyanye sinumvaga ngo afite ubukwe n'iki yavuara none ngewe rero yaraje nyereka umukwe bashaka kubana sanga uwo mukwe ni rojo ni nka gasake kajya kubika kagombye kwisunga umukingo sanga ubw'ubuguru wagira ngo ni imisomyi yabutse ubwato sanga ububoko wagira ni imiteja iminwa wagira ni yajerekani y'umuhondo y'uruziga naba nisinga ashyingiriye mu garwo neka nizana ry'Imana agapfa iki gihe none mubwiye ngo simushaka nyamukobwa arifata harasara yebebebebwe ntago mpagumana ngiro nibikino kuri abaragiye ntiyagiye yaragiye nasanze adahari abaturanyi banjye mo Babizimana na Gerard Duriya barambwiye ngo ntibyashoboka ko nakwica ubukwe abantu bari bazi n'itariki ko ni nihangane mushyingire muhamagaye yashwe mikuru ntawe uriho
nose uragira ngo njye kumuhiga papa umuhiga se wamenye umuhigira hehe ahubwo nagira ngo tuyobye uburari uriya muhungu ari kumbera umukwe mugushinge mu cyimbo cya mukuru wawe ego ko mwana wanzize none njyewe nsebe kubera wowe uratinyira iki sina aswa nibagiye kukubwira ko mfite sheri nyagushirira amenyo yose umusheri wawe ubwo kwemeye n'uwe kandi ukiri umwana nose ugiye kunkingira ndi umwana nose papa uzi ko mfite umusheri umuceri cyangwa umusheri umusheri nyagushirira amenyo utaranyereka ari umusheri nyabaki ni ukuri nendaga kuza kumuguperezantaho ariko warakerewe unafashe undi mwanzuro warakerewe mukonye njye nkubwira ubyumve papa mfite sheri narakubwiye ngo umukobwa we mubi ngwino hano sha ndakumva papa nkuregera musaza wawe dore wa muhungu none se ikibazo ni iki muciki papa ndi kumubwira ko mfite sheri yanze kubyumva nani nikubwira ikibazo wansezeranije ko ngiye kujya mu bibazo wanyitambikira mwana wanjye ariko papa ibintu byo kwitambika ujya mu basheri nase uwo muhungu ugiye kumbwira we uramuzi wowe tuziranye hese umuhungu muremure sha umuhungu rwose ufite umusatsi ukaraze neza n'umusirimu yarize amashuri arayeherekeza indi marazivuga nanjye wanje ni mwiza ni igikara cyiza none se ya gahunda ikomeje gupfa umukobwa rero nawe ntabwo ashaka iterambere ry'urugo ndababwira ngo nibura nagende yemera abana n'uya muhungu nibura ndamurongora amezi 3 amungarure tuvuge ko urwo rwamunani amezi 3 ni ikibazo uwo mukobwa genda basi tutagira 2 n'iminsi 30 gusa bihwaniremo tuyekure ku mezi 3 tutagira 2 amezi 3 kurongora kugarura kuvana n'umuntu nakunze nyagukunda nari ngo nimaze 3 mu masengesho nukunda n'umuntu mukabana njye ngasigara mu bibazo Erega uwo muhungu ni umukire afite ubushobozi nasi ibyo bibazo njye ninjye wabigushyizemo papa Kazo nanga imbwa ngahura nazo akabi nuko byara ibyana ntugire numwe wibyara musimu w'igihwera were si ugiko kikibonobono nacyo none se ubikini ngende kwibaza none se ubu ngubu tubaye ikibazo nanjye ubwanjye wari uri kugufasha kugira ngo mushiki wanjye turebe ko yakumva cyangwa yagira na watuma mana ngwino nyijyane n'ubundi ndamfeye nk'umwana wawe Yezu Kristo no guye hagati bisambo bibiri ibihe bisambo nako ntago ari ibisambo n'udusambo hari igisambo cy'amabuno noneho kabone igisambo cy'ubwanwa none se ubu twe turi ibisambo none se niba twarabyanye mubi bashikiwe no bigisha imico mibi hano umwe wigeze ufata ikinyafu ngo mucisha akanyafugiye yabaga yansuzuma okay noneho kugira ngo tubyoroshye hamagara umushiki wose hano okay akira muhamagara bose cika fe muhamagare turebe ntabwo iyi gahunda yacu yafuze ibyo bintu birakunda we ngende nsebe mu ruhame natumije abantu Hello baby meze neza sheri papa yifuza guhura nawe aramubwira se uze wambaye neza n'umuneze sinzi ibintu arimo ngaho banguka hane ndebera nimera akoresha none ndebera nimera akoresha mano y'inanga uwo muhungu nubwo ntaramubona ariko biragaragara ko ari babahungu bitwa bagaswingira ariko se nimero ihuriye n'umuntu nose murajya ubu nyiri nimero tiyuka ambera umukwe ngewe oya ntacyo reka tubone ibyo tugiye kubona icyo nzi cyo turi bwumirwe nge sinzi impamvu mwishyizemo ntaranamubona nubundi biranduruma rwose uko ameze kose ndamukunda kandi n'uzamvana cya biranduro ntacyo nanyubakire etaje akangura imodoka zingahe akurongore ubundi akugumana nzakwirongorere ko wagira ngo niwe azaba agiye kurongora ngaho ndebe ngwino yo bimeze bite ji ibintu byawe watangiye kurengwa n'uruharasa hani bakiri gute se sawa sheri dore uyu ni papa uyu ni mukuru yo ji none se vie ndabasuhuje mwishimira umusheri wanjye bane watara none se nose hano iwanyu wabaye icyo ndeba batishimye byagenze bite sheri humura ni gutya twishime iwawe ubu ni ukuyishima muzehe ariko yishima neza ntange mbwa ngahura nazo ubu n'uyu watubwiraga si bane watara hari icyo abaye se n'amaguru wagira ngo ni imisomyi yambutse ubwato ndebera amatema arahombanye bayana imbaho za rwagakoco
kumurengera akana nwajyana akabuno ka shitani amatwi wajyana ibikarito cyangwa ibitegura cyangwa ibikobokobo by'indege reba uboko intoki wajyana imishoro y'akamamanda Yesu cyane rwose ntabwo uri kubeshya uwo ni sheri wawe akada nakabonye mo imbere mu ishati karatunengeje wagira ngo umubyimba w'ikidiya cyane hakuye n'umuhungu wawe uri kuvuga mba ngukoze mu nyungu nkaguhinduriza nuko nakijijwe ndagaswe Yesu ngo shinga akabuno hano nituvugane ariko se sheri uriya ni papa wawe cyangwa ariko se sheri uriya ni papa wawe ufite amagambo nk'ay'abarozi Yesu kandi buno yandebye abona ngana gutya agira ngo sinakuvugurura oya ntabwo ukwiye kurakara buriya bagiye kubiganiraho umura barakwemera baranyemera ubundi agize amahirwe asanze nsigaye n'icyuma mba mukuyemo ubwonko n'ibifi icyarimwe Yesu! ntabwo mubeshya sheri nsuzuguriwe iwanyu rega nubwo gutusura ni data ni papa wawe ndabyumva ariko aba agomba kubaha abantu ubusaranze azi ibyo nunze buriya papa arahindura ibitekerezo myivurira ahubwo si umesitesherizi meze neza mvuye gukoresha rya gare ryawe urabona ko ibintu byakomeye umushiki wawe nawe ntashaka kuva ku izima hanze amaze kubwira uriya munyorogoto atweretse uriya yakubera murama wawe uzi n'ikindi Doroge Gasiya kariya gahunga tuzaniye urakabona gute ni umunyorogoto baho kafite ukuntu kaza kagoramye nk'ikijumba uriya nta mukurimo atiyuke njyewe ngo nkure mu ruhara ngo ngende iviyo ngo ngende mfite uruhara ngo afite uruhara ariko ibintu aba arimo aravuga arabizi arareba agasanga uyu muryango ari abannyo ku buryo yaza avuga ibyo yiboneye ntabwo anzi buriya mushiki we yasisiye umuntu ashaka kurekura kariya gasore kameze nka sinzi urunyonka kareshya n'igihembwe cya kabiri wagira ngo ntikarya gahumbanya amatama nta n'ikindi kintu kagira ikindi kandi nakarebye gahagaze mu ipantaro wagira nta n'umwenda w'imbere kambariyemo kagenda gasa n'akayatera amanota ufatuye mwanzuro uzi n'ikindi Doroge Gasiya